nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 15 Ukuboza turazirikana Mutagatifu Christine. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Igihe umwami Constantino agabye ibitero by'abaromani mu ntara ya Georgia, bahasanze umutegarugori w'umukristokazi, ariko ntihagire ushobora kumenya inkomoko ye. Yari umuntu w'ingeso nziza, agakunda gufasha abantu kandi akazirana n'uburyarya. Yivugiraga ubwe ko yamamaza ingoma ya Kristo, avuga ko yakijije umwana w'umukobwa wari wararembye amukoreyeho igitangaza. Hari ubwo kandi umwamikazi yamutumyeho ngo aze mu ngoro ye, kuko yari yarazahajwe n'indwara. Nyamara Christina atinya kujya mu ngoro y'umwami, nuko umwamikazi asaba ko bamujyana kwa Christine. Agezeyo nawe yamukoreye igitangaza arakira. Umwamikazi rero ashatse kumuhimba ibintu by'akataraboneka, nuko Christina arabyanga. Ahubwo aramubwira ati, ibyo byose ushaka kuma ntacyo bimbwiye, ahubwo icyanezeza ni uko wowe n'umwami mwahinduka mukaba abakristo beza. Umwamikazi rero nawe niko kubimwemerera, nuko we n'umugabo we bemera guhabwa batisimu. Mutagatifu Christine, udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeze abantu namwe. Naho ubutaha.